nshuti bakunzi ba Zahabu TV turabasuhuje kandi turabaramukije cyane. Tubaha ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Ni amakuru avuga ku bwiyunge bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ndetse n'umunyamakuru Mutesi Scovia, akaba ari umunyamakuru ufite ikinyamakuru cyitwa Mama Urwa Gasabo. Ni televiziyo ikorera kuri YouTube. Twese murabyibuka neza cyane mu minsi ishize ubwo iterana ry'amagambo ryabaga hagati y'aba bombi. Byari bikomotse ku kirero, byari bikomotse ku nama yaberaga za Nairobi. Hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagira ibyo itangaza bigiye bitandukanye. Hanyuma uwitwa Olivier Nduhungirehe atanga itangazo anyomoza ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje, bivuga ko u Rwanda rutubahiriza amasezerano y'i Washington. Hanyuma uwitwa Olivier Nduhungirehe yumva ibyo televiziyo Mama Urwa Gasabo mu kiganiro cyabo bita ku Karubanda yasesenguye, hanyuma biramurakaza. Ajya kuri Twitter nk'uko mubibona, abaranditse ati: Madamu Scovia Mutesi, ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Ati inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ati ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho, nibiba ngombwa muzambaze. Arakomeza ati ikindi kandi igitaramo cya African Forward Summit i Nairobi ntaho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu, kuko cyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sheri Silva wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu. Ntiyari ahari. Abanyarwanda bakurikirana Mama Urwa Gasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana, atabatera urujijo, cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Sheri Silva rero araza ate muri uyu mwandiko? Ubundi Mutesi Scovia yaravuze ati cyangwa ibi ngibi tubibaze Sheri Silva wari uri muri iriya nama aza bidusobanurire neza, kuko hari igitaramo igitaramo cya Africa Forward Summit cyabereye i Nairobi. Abenshi bavuga ko cyajyanishijwe n'iyi nama, murabyuka ko yari irimo na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Niho Scovia yahereye atebye avuga ati ariko uwabaza Sheri Silva akatubwira iby'iyi nama neza. Ni nkaho yaravuze ati minisita ko mbona kubisobanura byanze byananiranye. Hanyuma Mutesi Scovia mu burakari bwinshi nawe abaraje ati nyakubahwa Minisitiri Nduhungirehe, ubutumwa wanyujije kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse, turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakadushyirira no mu Kinyarwanda, kuko abo ubwira si ab'i Paris, Kinshasa cyangwa i Buruseli gusa, ahubwo harimo n'Abanyarwanda ba Kiyombe, za Mushubati na za Kinigi. Muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira Abanyarwanda ibyo muvuze. Murakoze, weekend nziza nyakubahwa. Impaka zaravutse nyinshi cyane rero, impaka ziravuka, abantu kumvikana biragorana, imbuga nkoranyambaga bararikokereza. Ariko amakuru dukura ku bantu bari hafi y'aba bantu bombi, umva ikintu avuga. Kigali International Peace Marathon igiye kuba 2026, igiye kuba. Hitezwe ko muzabona ifoto nk'iyi ngiyi muri kureba, iyi turi kubereka. Uwitwa Mutesi Scovia na Nduhungirehe minisita bifotozanyije nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge hagati yabo. Birava he rero?
twebwe tubamenyera ibintu mwebwe mutari mwamenya, tubamenyera ibintu biri kure cyane, biri kure bikiri mu bwisho. Amakuru aravuga ko hari ikipe nini cyane iri kunga aba bantu imaze iminsi ibunga, ndetse bivuga yuko mu rwego rwo guharanira amahoro, iyi mpamvu babizanye muri iyi Kigali International Peace Marathon 2026, aho abiruka basiganwa bakoresheje amaguru bazaba bavuye imihanda yose y'isi baje gusiganwa mu cyitwa Run for Fun, cyangwa se abiruka bishimisha. Uwitwa Mutesi Scovia ndetse n'uyu Nduhungirehe bazahurira hamwe bagakora iki? Bakiruka bari hamwe nk'ikimenyetso cyo kwiyunga, ndetse barangiza bagafata ifoto. Akase mwari mukazi, mutegereze. Gusa icyo nababwira ni mwitege iyi foto, kuko izaba kimwe mu bintu bizagaragaza imbaraga y'iyi Peace Marathon, marato yo guharanira amahoro. Ni marato izazenguruka mu mujyi wa Kigali, ndetse n'imihanda yamaze gutegurwa aho bazanyura muri iyi weekend. Rwose ibintu bizaba bishyushye i Kigali. Nashishikariza abantu kuzitabira. Mwiyandikishe. Hazaba harimo abirukanka bishimisha, Run for Fun, cyangwa se bagira ngo bishimishe. Ariko hakaba hari n'ikindi gice cy'abirukanka barabigize umwuga, aho abatlete mpuzamahanga bazaba baje mu rw'imisozi 1000 baje guhatanira imidari igiye itandukanye. Icyo nababwira, muriteguye. Ifoto itegerejwe muri iyi weekend izaza irangiza za saga na za mvururu zose mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Mutesi Scovia ndetse na Minisita bashyamiranye. Benshi baravuga ngo aba bantu ntabwo bakwiye gushyamirana, abandi bakavuga ngo ntabwo bikwiye yuko basubizanya bigeze ahangaha, ngo ntabwo byari bikwiye yuko umunyamakuru ahangara minisitiri, ntabwo byari bikwiye yuko na minisitiri asubizanya n'umunyamakuru. Bamwe bakavuga bati umwe afite ukuri ku ruhande rwe, uti mujye muduha no mu kinyarwanda niba gusemura ibyo bifaransa binaniranye, undi ati mujye mugisemura neza cyangwa muzashaka umunyamakuru uzi gusobanura iby'indimi ko mwebwe ntabyo mushoboye. Abandi bati yabwiraga abantu mpuzamahanga, asubizaga ibyo bihugu. Abandi bati twebwe se ntidukeneye kumenya ibyo yabwiraga abo muri ibyo bihugu nyine, kandi twe turi abanyarwanda, kuko ibyavugwaga ari bitwerekeyeho. Ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bagenda bibaza. Ariko nimwitege iyo foto. Iyi foto turi kubereka ahangaha nimwitege ku munsi wa Kigali International Peace Marathon. Mwitege ifoto ya Madame Scovia ndetse na Minisita w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, ko ubwiyunge buri gutegurwa. Nyaboneka iyi foto muzayibona. Iyi foto muzayibona, kubera ko twebwe turagenda tukabagerera aho mudashaka, mudashobora nyine mudakeka yuko twagera. Iyi foto muzayibona ku munsi w'ejo. Nimuyibona ntimuzatungurwa, keretse hagize igihinduka. Ariko amakuru dukura ku nshuti cyangwa se ku nzego zegereye aba bombi, baravuga ko muri marato yo guharanira amahoro cyangwa se Kigali International Peace Marathon mu cyiciro cy'abiruka bishimishwa cyangwa se Run for Fun, hazaba gashya. Ibyo mutari mwiteze akaba ari byo biba. Hanyuma Madame Scovia ndetse na Nduhungirehe Olivier, ambassador wa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, impaka zabo cyangwa se kutumvikana kwabo kuzashyirwa akadomo muri iyi marato mpuzamahanga izabera i Kigali. Izahuza ibyamamare ndetse n'abiruka barabigize umwuga hirya no hino ku isi. Mizabu TV rero twizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye muhora muri abambere mubagerwaho n'inkuru zacu.